Mu masaha ya mbere ya saa sita tugeze mu murenge wa Nzahaha akagari ka Kigenge mu mudugudu wa Karagizwa aho Nahimana Thomas avuka. Uyu amaze igihe yumvikanira hanze y'igihugu mu magambo apfobya akanahakana jenoside yakorewe Abatutsi. Ahubwo icyaduha yataha icyo leta imubaze kakimubaza abandi basigaye bagatura bataha. Aho ndi kumwe na mukuru wa Nahimana Thomas. Mukuru wa Nahimana Thomas tumusanze mu mirimo akora hano mu gutera umuti intoryi. Aravuga ko mu by'ukuri ibyo Nahimana Thomas avuga akorera ku mbuga nkoranyambaga yitandukanyije nabyo cyane rwose. Ibyo ni ihame akwiye gutaha akitandukanya n'izo nkoranyambaga cyane cyane z'urukozasoni, agataha kubaka u Rwanda kimwe n'abandi banyarwanda bose, dore ko tuba dufite amahoro asesuye. N'ibyo abo hanze bavuga ko ntaho bihuriye n'ibyo bavuga, twe tuba dufite amahoro ahoraho. Ibyo ni ibitekerezo byiwe byenda n'Imana izabimukuremo, ariko nge ku bwanjye ntabwo napfobya jenoside yabaye ndi umuntu mukuru. Ni ibintu byabaye ndeba, ntabwo nagiye kwihisha, narindi mwizone. Mu kiganiro gito tugiranye aravuganisha avu ryinshi ryo kuba avukana n'umuntu hakana akanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Nge nk'umuvandimwe ubwo muntu namwumvaho iki? Ntabwo nakumva ibyo bavuga, simba nkene no kubyumva ko icyo mashaka nge n'amahoro. Ku musozi Nahimana avukaho bakurikirana umunsi ku wundi ibyo yirirwa avugira ku mbuga nkoranyambaga. Mu kunenga imyitwarire ye bamufata nk'uwahombeye igihugu, umuryango we na Kiliziya yamuhaye ubusaseridoti. Nisari cyatumariye ibyo avuga se bitatwubakira igihugu, wabimushimira wowe, wabimushimira. Byaduteye isoni cyane nk'umusaseridoti wagombye kwigisha abanyarwanda ivanjiri, akabigisha kubana neza ubumwe n'ubwiyunge, ahubwo ari we ufata iya mbere mu gusinza gahunda zose z'abanyarwanda. We yabereye ikirumbi igihugu kandi aragaruka araturya nk'abavandimwe kandi aduteza ipfunwe mu gihugu tuvukamo. Muri twe ntawamutumye, nta muntu n'umwe nizamutumye ngo vuga igikorwa kibi cyerekeye ku munyarwanda uwo ari we wese, no ntawe. Nahimana yewe se ninde se wamushye inyuma bajya butubuka ngo nta mwongo uburi sata, ariko mu by'ukuri nta n'amajwi abiri yakora muri Kigenge. Ubuyobozi bw'umudugudu wa Karagizwa Nahimana avukamo bwemeza ko abahatuye bafite ibindi bibahugije byo kwiteza imbere ku buryo nta mwanya bamubonera. Icyo duhugiyemo ndetse n'abaturage muri rusange muri iki gihe turi mu bikorwa byo kwiteza imbere. Twebwe icyo tureba kugeza ubu ngubu ni iterambere, ni umuntu ufitiye igihugu akamaro, kandi kugeza ubu ngubu yatumarira iki se atari hafi yacu.